nongeye kubasuhuza ku Nyarwanda Cinema ni wa mungu wanyu Pateri nkuko mubizi nk'ibisanzwe ni za nkuru za danje ziba zigezweho ziba zitrendinga nk'umungu wanyu wabibemereye ko nzajya mbagezaho ibintu bya danje ko bukeye nuko bwije. Nagarukanye n'umukobwa wanyu mumenyereye cyane, hano si umushyitsi yawana ni iwabo kabisa. Turakwakiriye. Amakuru yanyu umeze neza? Tumeze bon, umeze neza kabisa cyane. Nkuko mubizi dora turi mu dushya twinshi cyane. Ubu ngubu turi ku gashya ka kande Hariya ni Sandra, ni Teta Sandra, ni umunyarwandakazi. Ubu tugiye kuganira kuri Teta Sandra mu minota mikeya kuko ibintu bye biraducanga bikongera urundi rwego biraducanga. Ariko ubu ngubu turagarutse ngo turebe icyihishe inyuma y'ibyo bintu biducanga. Mfashije urabizi ko nyine umuhungu ukunda kubaza utubazo twinshi cyane. Teta yagize atya atandukana n'umugabo we. Ganga barakubiswe. Atandukana se nta kintu bapfuye. Nyine ndakigera. Yagize atya abarakubiswe. Akubitwa ibigoye byinshi cyane. Amaso tubireba hano, ibinwa tubireba hano. Bahamagara kuri embassy y'u Rwanda ati mutubabarire mutahana umwana wacu. Atahe. Ageri iwacu. N'abana. Umugore amaze kugera i Kigali tubona umugabo mbere yabyo ari kumwe n'abana basura mu modoka ya Range Rover y'umutuku y'umweru. Bo tubona serera cyane. Nkawe nk'umuntu w'umumama nangiye kubivanga kubera kuntu ari umuntu w'umumama, nkawe nk'umuntu w'umukobwa ufite ejo hazaza nawe ushaka kubuzaba umuntu w'umumama. Tutiriwe tujya mu bintu byinshi cyane, urukundo rwawe izo na Teta urarubona ute? Cyakora Pateri yambwira ibintu byo ndabivuga nkuye muri net. Teta we noneho yanshanze niba ari umukobwa niba ari igiki niba sinzi icyiciro nduze kumutekamo muri no mizi. Teta wundi anyway nikandika kuboza nawe urumbashije. Teta muri no mizi ibona buri kintu icyiciro muterekamo cyangwa wizo yamugiriye mu barozi b'Ubugande sinamenya wasanga yanamurogesheje. Ariko ngiye nkuko mbyumva nkuko twida ihohoterwa mu Rwanda sinzi niba no mu bindi bihugu ariko bimeze, ariko byamaze gufata indi ntambwe mu bindi bihugu. Urabona nk'ejo bundi aje mu Rwanda ewana amaso bayabaruye umuntu uri kugera aha ntiwamenye ibye. Mwijoro sinzi ko nagize myanikoza ahantu mutankubitana na video arimo akubita umugabo w'ibimizo. Amenye ibyabo wasanga wenda yaromoye niba ayo bavuga ko mura nuko mura ariko hagiye bomora wasuye bakongera bakomeka. Urumva hagiye bomora bakongera bakakomeka. Tipete yabinabyitondemo. Agiye umugabo ya umugabo kubise kuri akagubusha utaye akubisa kwita ku cyico. Ese buriya ubona atari abandi bantu babigorerwamo? Wenda nk'abo yatabaje bwa mbere n'abana be yari yatabarije. Ubu iyo babonye nk'iriya shusho wenda nkawe w'umukobwa mubitekerezaho iki? Wenda nje hanje utagiye kure nje nta muhungu wakitwaza icyari cyo mu buzima bwanjye. Urumva ngo agende kunkoresha. Urumva aho arimo arakoreshwa arimo arareba amafaranga yawe izo afite akavuga ati umuti kwenda agiye nko kuvana nyine no izo yaranamutse byataramize nk'umuntu urwaye n'igiswa kuri wanamenya. Ushatse kuvuga ko ari Teta wayamaze se? No ntabwo mvuze kuba yayamara. Aho wenda niba ntago arayamara sinzi niba yanayamara wenda asanga agiye no kumara n'utwari dusigaye. Urumva ako nsigaye ndeba izo nkabona ameze nk'umuntu ufite igiswa ukuntu igiswa kurakize. Ngenda umwana wo mu bakire. Ibyo bintu ntabwo babizi. No bakire bazi iki? Tuba tuzi tw'imico myiza ibyo byiswe ko tubizi.
iyo umutipa wakubise kuri akaguhosha gaka yakongeye araguhamya fresh arakwica ashaka kuza mu Rwanda asigaje ukuguru kumwe cyangwa ukuboko kumwe abushatse kuvuga ko niyongera bakongera bakagirana ikibazo ashaka kuzatakira mwive nuguhitaho uburundi agakuraho ukuguru cyakora ko kurundi bigahuriramo majerwa hariya majerwa nyine narumva Tipete yagize cyo baramukubisisha bararesatuye arabibonye aranatabashije wenda cyane yaranatabashije baramutabarisha ntibaravuze n'ikintu gikomeye bamukubitiye ngo nuko ngo yamaze iminsi ngajya mu kabari ngaso niko nabyumvishije sinzi bavuga byinshi ariko ngiye kenshi singendeye ku byo yari arimo arazira nyine urumva ariko ikintu cyose wabuzira gukubitwa kuri uri umuntu w'umugore mani ntabwo bifresh kabisa yete yambabaje handi ndi bandabira nkavuga ati uyu mukobwa namwigira iki ariko ushobora gusanga yabikoreshejwe n'icyo twakwita urukundo ruhe rwo gukunda wizo rura urukundo rwo gukubitwa oya ari gihe buriya rikambwira iyo umuntu n'urugero mwabyaranye mufitanye wenda nabyita nk'amaraso banumva ngiye nta cyabata ate so ujya kuri social media usobaze umaze iminsi ubona inkuru zimwe za training hano ku mbuga nkoranyambaga z'abagabo baciye abagore babo imitwe mani bo ntabwo baba barabyara none kuki umugabo afata umuhoro agafata umutwe w'umugore akawukigitakata hariya ubwo rukundo se ntabwo baba barakundanye babyarana batarakundanye niba babana mu nzu nk'umugore n'umugabo babana none ikintu mbwira ngo ni urukundo ni iki rukundo iki ariko ubu ngubu dushobora gusupozwa ati urukundo ntabwo rukibaho no rubaho kuba rufite hari n'abatarufite babeshya ko barufite kandi batarufite urukundo rwo ruriho rwose ariko ruriho kuri bake barufite abandi ntibarufite ntabwo bahamya ko abantu bose bafite urukundo kuko nkawe wizo buriya nta rukundo na ruke rufitiye teta habe na ruke rufitiye habe namba hari iyindi nkuru rero nzi nshaka ko tuganiraho gatoya iya wizo surayirangira iyo ya wizo ndikumva uri kuvuga ko wowe utabyumva sibyo nanjye wenda kubera kuntu scenario yagenze nanjye ntabwo mbyumva sibyo bitewe nuko teta yageze mu Rwanda ko yabaye mu Rwanda nibiki akongera agatega indege agasubirayo nyine buriya nanjye ubu ngubu noneho turi kwemeranya ntabwo twabyita plank kuko bari gusoma natubona ko urukundo rwongera ukaryoha cyangwa iriya misomyo ni plank oya ntabwo twabyita plank ni video ya kera se bagaruye oya iriya ni vuba cyane kuko naho twabibonye ntabwo yatubeshye ni ibya vuba biriya noneho byo ntabwo turi bubivuraneho uyu munsi biriya byo noneho zikaza rwose biriya byo turabyemeranya ariko hari iyindi plank noneho yaje y'igihuha Miss Pamela uramubona ejo bundi batubwiye ko bamwe na bamwe batangaza inkuru z'ibihuha ko yateze indege yasanze Pamela hehe Deben yasanze Deben Pamela oya Pamela yagiye muri Amerika ejo bundi noneho twabonye iyindi nkuru itwereka ko Pamela ari mu gihugu cy'Ubugande ari kumwe na Deben oya narabisomye n'ubura nanjye ibyo nasomye ko kumwe na Deben nkwereke jewe ndi kukubwira inkuru yanjye mpagazeho wayibonye kujya kinyamakuru buretse ndahakubwira ko nahisha abantu bose baba babirebye nayibonye kwa Dekati Babalawo urumva Pamela nabonye ari kumwe n'inshuti ze niyo mpamvu ngiye mbikubwiye ko ntaho nabonye ari kumwe na Deben yari kumwe n'inshuti ze ariko ibyina iyi ndirimbo barimo barabyina indirimbo ya Deben ariko twebwe twari tuzi ko yamusanze muri Amerika n'uwo Dekati yashizeho ibyo bintu turanamwizera ko duha inkuru z'ukuri yavuze ngo ntabwo dushaka inkuru z'ibinyoma kuko twe twatuzi ko yagiye muri Amerika kumva ingene n'ikintu ngira ashaka ko tubivugaho ikintu tubivugaho gitoya atari kinini cyane ese zino social media ubona ziba ziri hano hanze nyinshi cyane hano mu Rwanda ikintu ushaka kubaza urana kuko tugomba kwizera amakuru basigaye batugezaho ko bamwe batubwira ukuri bamwe bakatubwira ibinyoma ariko hakaza bamwe baduhamiriza ukuri ese wizera ko izi ngizi ari imbuga nkoranyambaga ndabyizera iryo jambo si ugiye risobanura ndakizi risobanuye iki bose gisobanuye imbuga nkoranyambaga ni imbuga zikoranya imbaga imbaga iki
imbaga z'abantu none imbaga z'abantu rero baradukora nta muntu mva mubwire bro nta muntu n'umwe ukwiye kwizera undi baravuga ngo wizere umwana none ushatse kuvuga ko ikinyamakuru cyacu kitizewe none ayi none natwe turavuguruza ibyo ibitizewe murumva uwizere umwana w'umuntu avumwe ntabwo mvuze ko wizere ikinyamakuru aho nakuye inkuru ni nawe wakuye yande oya ayisweya urumva uyihagazeho ntabwo nanjye inkuru ndi gutangaza ubu kimwe nk'uko uri kumwe wabonye The Ben nanjye sinabonye The Ben ariko wabonye nanjye nabonye uko wabonye uko nabibonye ariko no se Amerika uyu munsi fata chance uyu munsi turabyemera oya ntabwo bitari waze ngo baze pati ntabwo Pamela yagiye muri Amerika naho yagiye mu buzima busanzwe butari guvanga ibyo ngibyo wabonye naho araje nzi ko Pamela kuva yamena The Ben ntabwo ajya muri Amerika nawe nabonye ariko nzi ko yagiye ku kigo cya Maldives nzi ko yagiye sokeye icyo kirwa se cyo kiri Uganda oya icyo kirwa yakijyanyeho nande yakijyanyeho na The Ben turabyemera ureba se ko bakundana barakundana ahantu hose rero yashaka yajya Uganda it's up to you turabyemera cyane ase buretse tukomeza ariko inkuru iyo nkuru yawe imodoka ya Range Rover yahawe Miss Pamela ayihawe na The Ben uremera ko yaba yarayihawe nayibonye ngewe yahawe bahafu se urayemeye reka none bavuga ko yareze urumva no se Pamela regehe ko ari umugabo waseze kandi ayifite warayibonye yimuha twe twarabibonye si yose twarabibonye ko Pamela afite imodoka ko ntiyayihawe ariko wari warayihabwa ntabwo nari mpari ariko kubera ko twe twirwa kuri iyi mihanda iyihe mihanda wirirwa ako bintu mbwira ni iyi mihanda twiriweho reka nawe nje ejo bundi nanjye nzaguha imodoka bari guhabwa nose ubu ngubu uzavuga ngo uzajya kubwira n'iki ngo mwarabibonye ko yabahaye imodoka reka twe nk'abacukumbuzi tuba tubibona ejo bundi muri awards zatangwaga urumva bara ni ibisambo umuntu wese wajyanye bara ni ibisambo none se reka tumaze kuvuga kuki tumaze kuvuga kuri Sandra na Wizo ntabwo ingumi zariwe ariya se nazo zizariwe itonde maze mubwire ntabwo ingumi zariwe ntibakundanye na se Pamela na The Ben iyo modoka uvuga wenda ni n'intirano urabizi reka twe twemeza ibyo ba nyirabyo ibyo abayiguze ibintu bumbwira ntabwo byizeye aha izi debate naza nge nzashaka umwongereza ko ntabwo kereka byaba bifatanya muri nkabanga ariko ngewe ikintu nahagazeho sinzigera banza wumve icyo nashaka kubwira nuko ba nyir'ubwite bitangarije ko yayimuhaye nakubajije ngo iyo surprise yayimukoreye uri ntabwo nari ariko twebwe ibyo twebwe ntabwo rero numvise twebwe ibyo dukura mu nda y'isi waba wageze nakubajije ngo iyo modoka amakuru dukura mu nda y'isi atugaragariza ko ibyo bintu ari bakuderiye ari neza urakumva nkuko twamenye ko wizo na teta ari bakuderiye iyo surprise y'imodoka ya ni Range Rover iyo modoka wayibonye muri surprise bakureye Pamela cyangwa wabonye yisoze wayibonye bari kuyimugura muri surprise ubu ngubu urumva uribuka ko mbere yari planka y'imodoka niba yari planka ndabyemeye wenda nimba ari ugushaka kubigenza ushaka kumvuguruza ndakuvuguruje njyewe uyu munsi nanza nkamuvuguruza buri gihe avuga ibintu njye mpagazeho njye mba bihagaze amakuru mba nyafite kwa tanu urumva nk'uko nanjye nakuvuguruje ukazana uri munsi reka mubabarire ureba nawe akakagenda ko babari basi nibyo iyo modoka yarayihawe kabisa urakoze wemere ko Pamela atajya no muri Amerika ari mu gihugu cy'Ubugande ari mu Bugande ariko ntabwo ari uko atarajya muri Amerika yarayihaze ariho aratembera no mu bihugu bya Afurika ahubwo avuga ngo yahaze ibigo bya yahaze ibihugu bikomeye yagiye no mu byoroheje okay wowe urifuza kuzajya mu kihe gihugu ushaka kujyana nta gihugu ntarajya nanjye ngusohokane nta gihugu batavugana abanyetiyopiya tuyemera ubuse twe tuzajya heda umva nta gihugu na kimwe nge utarajyamo okay twanzika rero ndashaka kugire inama abakobwa bakubitwa amagumi n'abagabo babo bakahukana bongera bakagaruka reka mbivuge ndamurika urumva yewe mukobwa ukubitwa ugakubitwa n'umusore umukubita
bagukurikiye ikofi ngo nuko ari umusitari ejo bazakumena itaha usigare ugendesha inkoni wari ufite amaso abiri urimo urakurikira amafaranga y'abasitari mana basane bakora ibyabo nawe ukora yawe ukora umufuka wawe nawe ukora umufuka wawe uzahurire amajerwa mana mwese mugiye gutora icyambo murabaye mwumva rero urumva iyo niyo nama babagiriye nanjye nama nakira abahungu mugakubita abagore banyu rwose mujye mubafata neza imana ibaha umugisha sigara n'imana abanyarwanda